Ndabashimira byimazeyo kuba mukomeje gukurikira no gushyigikira Yes TV Rwanda. Uru ruhare rwanyu ni ingenzi mu gukomeza gusangira ubumenyi ku ikoranabuhanga, cyane cyane ku bijyanye na cryptocurrency na Pi network by'umwihariko. Hari impamvu 10 zikomeye zituma utagomba kugurisha Pi zawe vuba kandi wihuse, arizo tugiye kurebera hamwe zituma utagomba kugurisha Pi zawe. Numara kumva ino video uraza gusobanukirwa neza impamvu utagomba kugurisha Pi zawe, impamvu ugomba kureka Pi zawe, impamvu ugomba kugumya uzibika ahubwo ukagumya umayininga kubo bikunda aho kugira ngo ugurishe Pi zawe, kuko bishobora kuzakubera ikibazo gikomeye. Ushobora kuzicuza igihe abandi bazaba bari kwishima. Njye mugiye kubana muri kino kiganiro nitwa Gasigwa Emmanuel. Niba uri mushyashya kuri uno muyoboro, ndagusaba gukanda subscribe, ugakora ku nzogera kandi ugakanda like, ndetse byaba byiza ukanakanda muri comment igihe ubonye ino video gushimishije ukagira icyo uvuga. Nibyo bidufasha kumenya ko dufite abadukurikira, dufite abo turi kumwe, bikaba ari byiza cyane bitwongerera morale. Kandi niba unasanzwe kuri uno muyoboro, nawe hari icyo ugomba gukora. Ushobora gukanda like, ukandika na message, ukatubwira icyo wifuza cyangwa se ikigushimishije, cyangwa se ukanadushimira. Byose wanatunenga, byose ni ibintu byiza, ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabashimira cyane rwose, muri abantu b'intwari, mwebwe mugize ubushake kandi mwishimiye kureba ino video. Reka rero n'abatindiye dutangire turebe ibintu 10 bishobora byatuma utagurisha Pi zawe vuba wihuse. Ikintu cya mbere rero gishobora kujya cyiza cyatuma utagurisha Pi zawe, nuko igiciro gishobora kuzamuka cyane. Kugeza ubu Pi nta gaciro gihamye ifite, kandi birashoboka ko mu gihe kiri imbere izagira agaciro kanini kuruta uko abantu bayigurisha ubu ngubu. Niyo mpamvu utagomba kugurisha Pi zawe. Niba waranazigurishije ukaba usigaranye nkeya, nakubwira ngo garukira aho ngaho, uri kwangiza ubutunzi bwawe bukomeye. Ikindi cya kabiri rero, ibigo bikomeye bishobora kuyakira mu gihe ubucuruzi bwinshi buzaba bwemewe kwakira Pi nk'uburyo bwo kwishyura. Agaciro kayo kaziyongera cyane. Niyo mpamvu ku muntu wayigurishije vuba, ariko ibi twabifata nko kutagira amakuru cyangwa se kutagira ibyo umenya. Ni byiza rero ukurikirana amakuru ku gihe kugira ngo umenye impamvu utagomba kugurisha Pi zawe, cyangwa se impamvu ugomba kugurisha Pi zawe. Ikindi cya gatatu, Pi network iracyari mu iterambere. Umushinga wa Pi network uracyakomeza gutera imbere, kandi igihe kizagera ukabona inyungu nyinshi cyane. Nyamuneka murambabwira ibintu byose iyo wihanganye uranesha, kandi ngo iyihuse yabyaye ibihumye. Nicyo nababwira. Ikindi cya kane, amaplatform yo gucuruzaho aracyari make. Izi zose ni imbogamizi ziri gutuma agaciro ka Pi kajya hasi. Ubu hariho ushobora kugurisha Pi yawe, ariko si henshi. Uko igihe kigenda hashobora kwiyongera andi platform yemewe, nk'uko twagiye tubivuga kuri Binance. Nacyo ni ikigo kinini cyane gicururizwamo amakriputo. Ino Pi network ntabwo barayandikishamo, bivuze yuko umunsi yagiyemo hari ikiziyongera, kuko bitewe n'uko urwo rubuga rucururizwamo n'abantu benshi cyane.
Ibyo rero bishobora kuzatuma agaciro ka Pi Network kiyongera, niyo mpamvu utagomba kwihuta cyane. Ikindi cya gatanu nakubwira nuko KYC ntirarangira ku bantu bose. Hari abakiri mu nzira yo gukora KYC kandi uko abantu benshi bazajya babasha kuyikora bizatuma isoko rya Pi rikura cyane. Ikindi cya gatandatu, hashobora kuza amasezerano akomeye. Hari amahirwe ko Pi Network yakorana n'ibigo bikomeye bigatuma agaciro kayo kiyongera. Ngira ngo nizere neza ko uri kunyumva neza kandi uri kugenda usobanukirwa, wowe uri kwihuta cyane, wowe ushaka kugurisha Pi zawe, nakubwira ngo gabanya inzara, ufite icyo utetse kandi kizashya, kandi umunsi kizashya kizaba ari cyiza cyane, kizakuryohera, bizaba byiza cyane, ariko niwihuta nyamuneka uzarya imitura. Ikindi cya karindwi, ubukungu bwa Pi buracyari buto. Ubu ni nk'igihe Bitcoin yari ikiri ku giciro gito, abayigurishije vuba babuze amahirwe yo kuyigurisha ku giciro kiri hejuru. Uru ni urugero rwiza cyane kuri ino ngingo ya karindwi, ndagira ngo uhumve neza. Nk'igihe Bitcoin yari ikiri ku giciro gito, abayigurishije vuba babuze amahirwe yo kuyigurisha ku giciro kiri hejuru cyane. Ibi byabaye kuri bano bantu rero bahuse cyane kuri Bitcoin, abantu barayizi aho agaciro kayo igeze. Nkusobanura neza yuko Bitcoin nayo ni nka Pi, nayo yatangiye imayiningwa ku buntu, aho yafunguye kuri 0.000 n'ibice hafi 50, ariko ubu ngubu uwayigurishije icyo gihe nta kintu na gito yakuyemo. Ariko kugeza uyu munsi umuntu ukiyifite Bitcoin imwe iri ku gaciro k'ibihumbi 100 n'andi arengaho mu madolari. Ubu ngubu umuntu ufite Bitcoin 100 cyangwa se nubwo zaba zingahe, urumva afite amafaranga angahe. Niyo mpamvu rero nawe ugomba kwihangana, ugomba gutegereza witonze, kuko amafaranga bari kuguha ndizera ko ntacyo yakumarira aka kanya. Ni byiza yuko rero ugomba gutegereza. Ikindi cya munani rero, gukoresha Pi biruta kuyigurisha. Aho kugurisha Pi yawe ngo ubone amafaranga, wategereza igihe ushobora kuyikoresha mu kugura ibikoresho cyangwa serivisi aho bishoboka, ariko hano mu Rwanda ndizera ibyo bitarakunda. Icya cyenda, abacuruzi benshi bazayemera mu gihe kiri imbere. Iyo abantu benshi batunze Pi kandi bayigumana, bizatuma abacuruzi bayemera nk'uburyo bwo kwishyura. Icyo nakubwira cyo rero nuko nawe ubaye ufite umuntu uri gushaka kuzigurisha wanze kumva cyangwa se gusobanukirwa neza ibyo tugenda tuvuga, wakihutira kuyimugurira, kuko wabuguze ikintu gikomeye cyane, wabuguze ubutunzi bukomeye cyane. Icya cumi rero, ushobora kwicuza nyuma y'uko byagenze kuri Bitcoin. Abantu benshi bagurishije mbere y'igihe, nyuma baza gutangira kwicuza kuko igiciro cyayo cyazamutse cyane nk'uko nabibabwiye haruguru. Bitcoin yafunguye iri ku giciro gito cyane giteye ubunebwe, nta n'ahantu bihuriye na Pi. Pi yo yafunguye ku madolari 2, mu gihe indi yafunguye iri kuri 0.00 n'ibice 50 na bingahe, ndakekamo aho ngaho. Ariko ubu ngubu uko nabibabwiye, ubu ngubu bigeze ku gaciro k'ibihumbi hafi 100 by'amadolari birenga hejuru, dore ko igenda ihindagurika ariko ntigipfa kurenga aho ngaho. Usibye mu minsi yashizeho yamanutse ikagera ku 94, ariko n'ubundi yahise yongera irazamuka, dore ko ubu wari ufite wamayininze cyangwa se wafite Bitcoin ziwe ntabwo yigize ahomba habona gatoya, ahubwo inyungu yari ikubye cyane.
Ku bantu rero bazi gushora mu by'amakiripito, nabagira inama cyangwa se nababwira yuko igihe cyo kugura cyangwa se cyo kugura payi ari iki niba ufite igishoro cyawe, kuko payi izikuba inshuro nyinshi cyane ube wakunguka. Inama nakugira kandi dusoza ino video yacu, tegereza witonze, ujye wiga uko payi netiwaka igenda itera imbere, wige uburyo bwo kuyibyaza umusaruro kandi ureke kuyigurisha vuba kugira ngo utazicuza mu gihe kiri imbere. Murakoze, mukomeze gushyigikira Yes TV Rwanda, umuryango mugari wanyu. Niba kandi utakanda subscribe, nyamuneka ino video ni byiza yuko wakanda subscribe kandi ukayisharinga n'undi muntu wese ubona ushobora kuba yakenera ino video, ubona ushobora kuba yakenera buno butumwa, ubona ushobora kuba ari mu makosa yo kuba yagurisha payi ziwe. Ino video ishobora kumufasha, ishobora kumuyobora inzira ya nyayo, ishobora kumuha umurongo, ishobora kumufasha kandi akazagera kure kandi bikazagenda neza. Niba umutanze kuyibona ari mugenzi wawe, ari mushuti wawe, kandi ukabona ari mu bintu adasobanukiwe, ino video nakubwira ngo yimusharinge, yimuhe ayumve, kandi ndizera neza ko bizagenda neza. Ndizera neza ko ubu butumwa buzamufasha kuba yahindura imyumvire. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha. Abo twabanye kugeza ku musozo w'iyi video, nk'ubu tukaba tukiri kumwe, akababwira ati muri abantu b'intwari, muri ab'agaciro, akababwira ati ndabakunda cyane, bye bye. Imana ibahetse cyane.